n'amakoma yarahiye nayo nwatekereza none baba dore reke nyigezaho we. NMK TV, telling the stories of our homes. NMK TV, we share life experience and tricks. NMK. Murakaza neza nanone ku rubuga rwacu NMK TV. Uyu munsi ngira ngo kubo twari kumwe ubushize twaberetse uburyo bataramo ibitoki, twasaruye ibitoki hanyuma dutunganya urwina tubitaramo. Noneho mbasezeranya yuko ubutaha tuzarebera hamwe ukuntu benga, ukuntu mbere na mbere batarura ibitoki, hanyuma ubwo biba byamaze kuba imineke. Hariya buriya ubushize byari ibitoki bibisi, ariko noneho ubu ngubu ni imineke. Abenshi batangiye kugira amerwe rwose. Nimuze tubahe ku mineke, hanyuma tunabereke n'ukuntu benga umutobe. Uyu munsi nicyo cyatuzanye, kugira ngo noneho tubereke uburyo benga umutobe muri ya mineke yacu, hanyuma twongere nanone tubereke uburyo umutobe bawutunganya, uburyo bawuteka, uburyo bawushyira mu bikoresho byabugenewe biwubika cyangwa se bifasha kuwugeza ku isoko. Hanyuma kandi nibishoboka, sinzi niba bidukundira, ariko turareba niba bidukundira, twagombye no kubereka n'uburyo bahogera inzoga mu rwina, uburyo bakoramo urwagwa ya wine. Nibidakunda uyu munsi tuzabishyira muri video yacu ikurikiraho. So mubane natwe rero, mugumane natwe, ntimukureho cano, mukomeze murebe uko iki gikorwa kigenda. Murakoze. Niba ari ubwa mbere ukurikiye channel yacu NMK TV, nagira ngo ngushishikarize kuba wakanda like, ukalikinga iyi video yacu n'izindi video twagiye dukora, hanyuma kandi ukaba wanakora subscribe. Ikingenzi kora subscribe, hanyuma ukanda inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bishyashya byose nibijya biza, nitujya tubishyira online kuri YouTube, ujye uba mu bambere babibona. Turabakunda cyane bakunzi ba NMK TV. Ikintu cya mbere tugiye gukora bwa mbere, tugiye gukuraho ya makoma twari twashyize hejuru, nkuko twabiberetse muri video yacu bushize. Hari amakoma twashyizeho bwa nyuma hejuru y'urwina, kugira ngo imvura itabasha kuba yamanukamo hasi. Ubwo ni uko ibyo twashyizeho bwa nyuma nibyo turaheraho tugenda dukurikizaho ibyo twashyizeho abubanziriza ubwa nyuma, kugeza ubwo tugeze ku mineke yacu. Noneho dutangira igikorwa cyacu cyo kwenga. Iyo bayifumbire, yari ifumbire neza. Ikire hano. Kaya nabishyira ku ruhande. Rero turi gutarura. Akuze ko ibi nabyo bisa n'imineke. N'amakoma yarahiye nayo nwatekereza none baba dore imineke nyigezaho we. Yewe harya iyi ni iyihe? Iyi ni yitwa gute? Bayita bugoyi. Bugoyi. Reka ndye umuneke wa bugoyi we. Reka ndye ku muneke umwe hano. Kanjye ku muneke wa bugoyi. Bugoyi.
Uraryoshye. Umuneke uraryoshye. Uraryoshye cyane. Ugomba kuba wavamo umutobe mwiza. Harimo isukari. Sukari irimo. Sukari y'Imana. Natural sugar. Sukari karemano. Sukari naturel. Twe twataze ibitoki by'amazizi. None Imana yabikozemo imineke. Yes. Ya kuri kw'Imana. Ko bimwe ni umuhondo cyane, ibindi ni umuhondo uvanzemo n'icyatsi. Ubwo biterwa n'ubwoko bwabyo. Yes. Byahiye neza. Harahiye kweli. Harahiye. Urabona amakoma twari twashyizemo nta kuntu bitari gushya kweli. Nibyo twababwiraga kuko gushyiramo amakoma menshi kandi harimo amabisi n'ayumye byo bituma ubushyuhe buba bwinshi. Twababwiye ko bizashya mu minsi 5. Uyu munsi nta kosa rihari, iminsi 5 yashize ibitoki byahiye. Imineke turayifite. Ibintu ni sawa. Ibintu ni munange. Harimo n'agaseri. Narengwe. No, iri ni ryo bita iseri. Iseri ry'imineke. Abanyamujyi batazi ibintu byo mu cyaro, iri ni iseri ry'imineke. Uyu ni umuneke umwe, iri ni iseri ry'imineke. Ibindi bitoki n'ibindi byabo. Ibintu bimara bituma isukari y'ibitoki karemano ikiyongera. Ngo ibi byongera isukari mu mutobe. Byabugoye. Kandi bikagufasha kongera amazi ukamira. Tangaza ko ushobora kwenga ibitoki nk'ibi by'imizigo gusa. Umutobe wabyo ntabwo uryoshye. Nk'urimwe. Bino birongera uburyohe. Noneho kandi na kalite. Cyangwa se ubwiza bw'umutobe. Umutobe ukomeye. Urumva ko ibi ni ingirakamaro. Ubwo nta umutobe wawe wazaba utaryoshye. Batari bazi rero ibi bitoki bya Bugoyi. Ngiyi Bugoyi, iki gitoki cya Bugoyi nicyo kiryoshya umutobe, nicyo gituma umutobe uzufashe. Urimo imbaraga rwose kandi ufite n'isukari. Nanjye ngira ngo nibyo nihitiyemo gutonora wagira ngo narabimenye. Wow, kandi umutobe w'ibitoki kirenga ubasha kuwuteka ukarangiza icyumweru n'igice ari muzima. Utari wangirika. Ushobora no kumara ukwezi warufunze ufungiye mu kintu. Rero ni ukuvuga ngo tuwushyira mu ijerekani ushyushye kiva mukimara kuwuteka ugafunga. Umutobe uhorana
uhorana wango iyi bugoyi wa mutobe udasaza ntabwo usaza kuko ubukomeye ntabwo ujahuka. Umutobe ujahuka ni umutobe ubishye urimo amazi menshi. Iki gitoki rero cyitwa bugoyi, ubu bwoko bw'igitoki cyitwa bugoyi bubyara imineke myiza cyane, akaba ariyo mineke yifashishwa kugira ngo yongere isukari mu mutobe w'ibitoki, hanyuma kandi igatuma umutobe ubyibuha, akaba atari umutobe w'utuzi. Nanone kandi nko bakunda kubika umutobe, iki gitoki cya bugoyi gituma uyu mutobe wacu umara iminsi, ukamara iminsi utabaye inzoga ndetse utangiritse mu buryo ubwo aribwo bwose, ukaba wabasha kwenga ukamara icyumweru ukibitse umutobe wawe, akaba ari mwiza, ukaba ubasha kuwunywaho, cyangwa se nubwo wawushyira ku isoko ukaba ukimeze neza nta kibazo ufite. Nyuma yo gutonora rero nk'uko nari nababwiye, imineke yacu turayifata tukayishyira mu muzinga, reka abe aricyo duhita dukurikizaho. Uko rero abenga ni nako natwe dukomeza dutonora indi mineke. Nkuko mubibona imineke ni myinshi, dufite myinshi rwose. Ubwo rero ntabwo twarindira igihe turi buyirangirize kwitonora ngo bari bwo uwenga atangira kwenga, ahubwo iya mbere twarangije twayimuhaye ari kwenga, hanyuma natwe tugakomeza dutonora indi ari bugende yongeramo, cyangwa se akayikora mu byiciro, ngo icyiciro cya mbere cyarangira agakurikizaho icyiciro cya kabiri, hanyuma byose bikagenda neza. Urabona harimo n'igikorwa cy'ubusabane, kuko ntabwo watonora imineke yo kwenga gusa utanagenda ufataho n'akaneke byibuze kamwe ko kurya, cyangwa nubwo iyo washaka yose, nubwo wayirya, nubwo inda wayuzuza, ntabwo wamara imineke iri ahangaha. Nawe birebe, urabona imineke iri ahangaha ukuntu ingana, ni myinshi. Niyo mpamvu natwe tugenda rwose tukenga. Urayibona, reba mw'uwo muzinga ukuntu harimo imineke myinshi. Rero tukaba dutangiye rwose igikorwa cyo kwenga. Ibi byatsi mubona byitwa ishinge, ubwo akaba arashinze rero. Umusore wacu w'intarumikwa rwose tangiye igikorwa cyo kwenga. Kwenga, arafata ibyatsi, arafata ya shinge, ubundi akagenda akandiramo ya mineke, aribyo bita kwenga. Ubu mu kanya rwose ni iminota mikeya, umutobe wa mbere ukaba urabonetse. None ariko ngewe ubanza nzakora, nge nkunda kagwa rwose, byanze bikunze nzarindira rwose, nzategereza bahogeremo urwagwa rwiza rwa butunda, ubundi abazashobora bazanshake mbaheho, ariko dusangire kuri uru rwagwa rw'u Rwanda naturel, urwagwa rutavangiye, urwagwa rurimo imineke yonyine, atari bya bindi bagenda bavanga amasukari n'ibindi utamenya biva hirya no hino. Iyi ni imineke yonyine 100%. Ndakomeza mbereke, umva n'umutobe uravamo, ndaza kuwubereka mwumirwe.
iyi shinge yacu nkuko muyireba inyinshi aba ari ibigizwe n'ibyatsi byo mukenke, ni ibyatsi dusoroma mu mukenke ahenshi mu Rwanda n'ahandi ku isi irahaboneka, ariko cyane cyane muri Afurika. Ishinge rero niyo dukoresha twenga. Kwenga nta kindi ni ukugenda dukandiramo, dukanda imineke tuyikandira muri bya byatsi byacu by'ishinge, tukagenda tuyikanda hanyuma ikagenda ibyara amazi ariyo mutobe. Iyo ubireba mu gutangira ubona bifite ishusho twavuga wenda nk'ikinombe, bisa n'ibinombye, ariko uko dukomeza kwenga niko bikomeza kugenda bibyara amazi n'urufuro, hanyuma ku mwisho cyangwa se ku musozo bikaza kubyara umutobe. Nk'uko nabibabwiraga rero, murabibona yuko iki gikorwa gihuza abantu b'ingeri zitandukanye, abana, abakuru, urubyiruko, twese tugahuriza hamwe kugira ngo tubashe gutonora imineke, hanyuma tubashe kwenga umutobe. Ndetse n'uyu mutobe ni kimwe mu bintu abantu baheraho basabana, kuko ntabwo wakwicaza abantu babiri, batatu cyangwa se benshi nta kintu bafite cyo gusoma. Ku bakunda agahiye rero ntibigarukira aho ngaho gusa, ahubwo baranahogera bagakoramo urwagwa, rwa rwagwa rwiza rwa kinyarwanda, ari urukamiye cyangwa se rudakamiye, ari rwo rwitwa butunda cyangwa se indakamirwa. Amoko yose y'inzoga y'urwagwa abasha gukorwa, abantu bakaguma basabana, abantu bakaguma batsura umubano, baganira, ibitekerezo byiyongera, dore yuko abantu iyo badahuriye ahantu hamwe, buri wese agumana ibitekerezo bye, ariko iyo bahujwe n'akantu ko kunywa, baboneraho n'umwanya wo gusabana, baboneraho n'umwanya wo kuganira, bagatera imbere. Umutobe warese, ibitoki byarese. NMK TV, telling the stories of our homes. NMK TV, we share life experience and tricks. NMK TV, telling the stories of our homes. NMK TV, we share life experience and hacks. NMK TV, telling the stories of our homes. NMK TV, we share life experience and tricks. NMK TV, telling the stories of our homes. NMK TV, we share life experience and hacks. Twenze umwanya munini rero, ariko noneho iki ni igihe cyo kugira ngo dukamure, dutendure. Byita gutendura. Turi gutendura kugira ngo tubashe kubona umutobe uyunguruye, umutobe rwose utarimo amatepfu, umutobe mwiza
ni n'umwikamire dore nuko ntutabasha kugera hano kugira ngo munyweho, ariko uyu mwikamire ni mwiza cyane, araryoshye. Nta mazi arimo, uyu mubona ni umutobe wonyine utagira amazi, umwimerere. Ntabwo ari nka bimwe baba bararonga ku mugani wa wundi. Nkuko mubibona ibi ni ibikatsi nibyo bisigara iyo tumaze gutunganya cyangwa se tutangiye gutendura, umutobe. Niba ubyibuka uko twatangiye, wenda wasubiza inyuma ukareba gatoya niba wabyibagiwe, ariko dutangira twari dufite imineke myinshi irunzemo aha ngaha. Ubu rero ya mineke niyo yagiye imanyagurwamo uduce dutoya mureba hariya, binyuze muri ya process cyangwa se cya gikorwa cyo kwenga. Bivuga ngo nta kindi kwenga bivuga gufata imineke ukayikandira mu byatsi aribyo twita ishinge, noneho amazi agenda yikamuramo akaba ariyo yitwa umutobe. Uko rero ugenda wenga, umara umwanya wenga, niko haboneka ibikatsi byinshi bigiye bivangiye hamwe n'ibyatsi. Ibyo bikatsi rero kugira ngo bitandukanywe n'umutobe byabyaye, hakoreshwa kariya gatanda mubona hariya, kagizwe n'uduti tugiye twegeranye ariko hanyuramo akanya. Aho niho hagenda hanyuramo umutobe umanuka hasi, hanyuma tukaza kuwutandukanya nyuma. Uko niko batendura rero. Urabona ko uruhande rwo hirya ruriho umutobe, uru rwo hino ruriho itende. Iri ni itende cyangwa se ibikatsi bitewe n'ururimi ukoresha cyangwa se imvugo, inyito. Ibi byo hino ni itende, byo hirya ni umutobe utenduye. Igice tugezeho noneho ni icyo kuyungurura, ni ukudaha tuyungurura umutobe wacu kugira ngo noneho n'utundi dutende dutoya dushobora kuba twasigayemo tugende tuvamo. Akayunguruzo nk'uko mubibona ni umwimerere wa kinyarwanda, ntabwo ari plastique turi gukoresha tuyungurura, ahubwo ni ibyatsi n'ishinge. Ya shinge twakoreshaga n'ubundi twenga ni nayo twongera tugakoresha tuyungurura. Uyu mutobe wacu uyunguruye nk'uko mubona, nta kintu na kimwe kindi cyera kirabura kiba kirimo uretse imineke. Nuvuga ngo ni imineke yonyine iba yakoze uyu mutobe muri kureba aha ngaha. Iki turi gukora ni ukuwuyungurura, tuwudaha tuwunyuza mu kayunguruzo ka kinyarwanda gakozwe mu ishinge, hanyuma tukabona umutobe wacu uyunguruye utarimo itende na rikeya, ari wo mutobe tuza kubereka uko uraza kuba umeze mu gace gakurikiraho.
igice cya nyuma rero muri iki gikorwa cyacu cyo gukora cyangwa se kwenga umutobe w'ibitoki, icya nyuma dusorezaho ni ukuyungurura umutobe wamaze kubira. Nk'uko mubireba umutobe wacu uri kubira, murabona ko umutobe rwose urimo urabira neza. Ubwo icyo dukora turawuyungurura, noneho tukawushyira mu gikoresho gisukuye. Ahangaha dufite ijerekani ya litiro 20 yogeje neza, niyo turimo dukoresha tuyungurura umutobe. Tugakoresha igitambaro nacyo twabanje gukorera isuku, igitambaro kimeshe gisa neza, noneho tukayungurura kugira ngo utundi dukatsi twose twaba twaducitse muri kwa kuyungurura kwa mbere yo guteka natwo tubashe kwita dushiramo. Ni wa mutobe akoze cyane. Nshuti bakunzi ba NMK TV rero, uyu ni wa mutobe twiriwe umunsi wose twenga, noneho tuwugezeho. Reka nkweho numve ukuntu umeze. Umutobe uraryoshye koko. Uyu mutobe ndawubatuye, ni umwe mu mitobe udashobora kuzabona ahandi uretse i Rwanda. Uyu mutobe ni mwiza. Kanongera. Uyu mutobe uraryoshye, wenda abo tuzabasha kubonana nzaba nabahishiye kugira ngo nabo bumve ukuntu uyu mutobe umeze neza. Hanyuma kandi hamwe nuko kuryoherwa n'umutobe mwiza twenze, nagira ngo mbashishikarize kubagisura channel yacu ya NMK TV, kuba bakanda subscribe. Niba uzi ko ugeze kuri urubuga cyangwa se niba uzi yuko ugeze kuri iyi channel bwa mbere, reka ngo sabe akantu gatoya. Kanda subscribe, ukande share, ukande like. Hanyuma kandi urebe inzogera ya notification uyikandeho kugira ngo video zacu ntizizajye zigucika.